y'umukino w'amagare imeze neza cyane, ni nayo ya mbere mu gihugu, ifite abana b'abakobwa ubona bafite ubumenyi ku magare, harimo n'umwe wazanye umudari. Yego, yego. Ikipe y'umupira w'amaguru nayo dufite ebyiri, ariko iyo ushaka ni iy'abagabo kuko hari n'iy'abagore. Reka ariyo mperaho. Ikipe y'akarere Bugesera FC navuga ko amanota dufite kugeza uyu munsi ntabwo ihagaze neza, kuko ifite amanota 9, ziranganya ari ikipe enye hafi 5 ngira ngo zifite amanota 9, arizo za nyuma. Ngira ngo twebwe ikiturokora ni ibitego byinshi, niyo mpamvu atari twe banyuma tunganya amanota, ariko harimo ikinyuranyo cy'ibitego. Gusa iyo urebye navuga ko nta gikuba cyacitse. Nanjye vuga ngo nta impungenge zirahari, nazo zifite igisubizo, ariko nta gikuba cyacitse kuko n'amakipe aturusha aregeranye cyane. Ni ukuvuga ngo imikino 2 yonyine ishobora guhindura ibyo byose tuvuze. Amanota 6 ni menshi, kandi twabonye mu miyoborere y'ikipe hari impinduka zakozwe. Twabonye baricaye n'umutoza bareba ikigenda n'ikitagenda, banafata n'icyemezo cy'uko basesa amasezerano, haza umutoza mushya. Ngira ngo nawe twamuha amahirwe tukareba. Faze ale isigaje imikino 5, ikipe ngira ngo yakoze assessment imaze imikino 10. Ubwo rero twareba ko mu mikino 10 babonye amanota 9, muri 5 ikurikiraho bazabona ngahe, kugira ngo imikino ibanza irangire tuzi icyerekezo. Ariko turibwira ko ikipe izabona umusaruro, ko iyo tureba twebwe umupira tubona ikipe yubatse neza, nta kibazo kiri mu bakinnyi, nta byuho bihari byo kuvuga ngo dukeneye abandi bakinnyi, ahubwo ni ngira ngo ni uburyo bwo kubahuza n'imitoreze no kubashishikariza kubona intsinzi bitagenze neza. Dufite icyizere ko bizagenda neza rero. Ku kijyanye n'amateka ya jenoside, umwihariko w'akarere ka Bugesera n'ubushakashatsi twakoze tubushyira no mu ngengo y'imari kugira ngo tumenye byimbitse. Hari amateka tuzi namwe muzi tugenda twumva, ariko twashakaga uburyo bwo kuyandika kugira ngo urwo ruhererekane ruzahoreho, kuko icyambere tubona nuko haciye imyaka ngubu ni hafi 30 jenoside ihagaritswe. Bivuze ngo n'abantu batanga ubuhamya n'abarokotse jenoside n'abari bakuru muri icyo gihe, muri iyo myaka baragenda baducika. Ni ngombwa rero ko dukusanya byinshi dushobora kumenya tukabyandika, ari nacyo cyatumye dushyiraho iyo gahunda. Byaranditswe rero, n'igitabo twaracyakiriye. Ngira ngo igisigaye ahubwo ni ukukibyaza umusaruro, ari naho hazavamo kwandikamo ibitabo. Umuntu agafata teme runaka akayandikaho n'undi, ariko ayo mateka yo arahari, turayafite, twarayakusanyije. Icyo ni ikintu cyarangiye. Ku kijyanye n'imibanire, navuga ko imibanire muri rusange nubwo tubibona no mu bushakashatsi ku rwego rw'igihugu imeze neza, abaturage babanye neza, ndetse niyo twafata abakorewe jenoside n'abakomoka mu miryango yayikoze, naho turabona ubumwe bwabo bwarazamutse kugira ngo gishimishije. Ntabwo navuga wenda ibipimo byihariye kuri Bugesera kuko nta bushakashatsi bwakozwe kuri icyo bwihariye, ariko iyo turebe mu bibanire, mu bibazo twakira, ibyo rwose ntago tubibona cyane. Haracyarimo imbogamizi navuga ebyiri. Iya mbere ni ibikomere bitari ibyo umubiri, ahubwo navuga by'umutima. Healing ntabwo twese turakira neza, haracyarimo ibikomere. Ahantu hari ibikomere rero gutonekara nako kanya, ibyo nibyo turebera hafi. Indi mbogamizi ya kabiri ni uko haracyagaragaramo ibikorwa by'ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi. Nabyo utavuga ko ari byinshi, ariko icyangiza nta nubwo kigomba kuba cyinshi. Niyo cyaba ari kimwe, ni imbogamizi tubona biracyagaragara, cyane cyane nk'iyo dutegura ibikorwa byo kwibuka. Turacyabona amagambo ari mu ngengabitekerezo ya jenoside ndetse n'ibikorwa, ku buryo rero umwaka ku wundi turakomeza kwigisha kugira ngo turebe ko yaranduka mu bantu, ariko nta nubwo twakwizeza ko ingengabitekerezo ya jenoside yashira mu bantu completely. Hari izashirana na ba nyirayo nabo bashize, ubwo ni ugutegereza igihe cyabo.